ibi bigurube barya mu tubenzi bigagera biti we nabyo iri gutabaza bitari ko turaziriki byari uko bingana byiteze impanda ye urumva vuga ngo shiraho agakoko shiraho agakwavu shiraho agaki nako burya bakabaga gataka ariko nahindura byose bishya n'udukwavu tuzaba tubonye humuri hari aho navuye hamwe nakubwiye natembereye nsanze rwose uwo nari nagiye gusura n'umufundi imirimo myinshi yari yakoze na maserikeye amwemwa yukora ibitanda ugakora intebe akora kuki wakoze amaserikeye ati none se nama tagize tugomba kuyakora mwabwiza bw'umwami wacu kubwanditswe na Luka ibice 16 umurongo waho wa 15 arabwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka. twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Hanyuma rero uyu munsi rero nkuko mubibona twagize umugisha udasanzwe. Twari tumaze iminsi tudaheruka kubonana n'umushumba dukunda cyane mu by'ukuri, ariko twamubonye. Imana ishimwe cyane. Turakwakiriye mushumba wacu. Murakoze. Amakuru y'iminsi. Turashima Uhoraho. Abantu bari barakubuze ku mpambanya ya TV. Turahari ariko bari barabuze umaze iminsi mu ngendo ngendo zivugabutumwa ku murimo w'umwana. Yego. Hanyuma wasuhuza nta kibazo abakunzi b'impambanya ya TV, ukanabibwira ko hari abakoze subscribe vuba babaye abanyamuryango vuba, wenda badaheruka kukubona cyangwa se wenda basha. Yego. Turabasuhuje, nitwa Revera Pasteur SEMAJERI AVUZE. Amen. Ndashima Christo. Amen. Imana ishimye. Nsuhuje bene data, inshuti zacu bari hirya no hino ku isi, bakunda Christo nk'umwami n'umukiza wacu, kandi n'abataramumenya nabo ndabasuhuje kumumenya n'amahirwe masa. Amen. Byiza cyane. Tuguhaye rero ikaze. Ikiganiro ni ivugabutumwa kwisonga. Ivugabutumwa kwisonga. Ariko uyu munsi turibanda ivugabutumwa ryo mu rugo. Kuko rimwe ari gihe umuntu yumva ko ivugabutumwa riba umuntu afashe mikrofone ari mu rusengero cyangwa se ahandi hantu runaka bamutumiye, ariko buriya mu by'ukuri buze kudufasha nk'umushumba n'umugisha dufite, mu by'ukuri dufashe uburyo ki umuntu agomba gukora ivugabutumwa mu rugo iwe mu rugo. Hanyuma mbere y'ibyo byose wasenga Imana ubundi tugakomeza. Murakoze. Mana data wa twese, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburenzi bwawe kuri twe, kuko turiho atari ku bwacu, ahubwo wowe gusa ni wowe warambuye ikiganza cyawe kugira ngo ubugingo n'imibiri birindwe, izina rihabwe icyubahiro. Amen. Nyakubahwa rero, uburinzi bwawe ntibungana no gukiranuka kwacu, kuko weho ukora byinshi cyane kuri twe, ariko twe tukagira intege nke zituzana no mu byaha. Turinginze ngo gukiranirwa kwacu ukutubabarire, ahubwo mwami data wa twese utweze rwose, nuko numara kutweza, kuko hari byinshi dukwiriye, dukeneye, dushaka, usubize kwifuza kw'imitima yacu. Ubane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero umwanya n'uwawe. Ivugabutumwa kwisonga. Ndetse cyane mu ngo zacu. Turabanda dusome ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niwe muyobozi. Ijambo muri byararimye ngo turiho kubw'ijambo, twaremwe n'ijambo, dutunzwe n'ijambo. Turarya tukanywa
tukambara tukaberwa tuzajya mu ijuru kubera ijambo. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara uburyo bw'Imana. Imana yacu tugira neza cyane. Dushaka twakomeza n'uriya muntu nka 20. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo ijuru ritwiteho. Ubu butumwa bwiza bw'umwami wacu dusomye bwanditswe na Mariko. Mariko ni umwe mu ntumwa z'umwami wacu Yesu. Intumwa z'umwami wacu Yesu. Yesu abonekera abigishwa be kuko mission ya Kristo kwari ugushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Cyarazimiriye he? Cyarazimiriye mu byatsi, cyarazimiriye mu ishyamba, cyarazimiriye gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ntabwo ari igiceri cyangwa se wenda umusumari cyangwa ikindi. Uwo Yesu yaje gushaka ni umunyabyaha wari warazimiriye mu byangwa n'Imana. Yohana niwe wabibonye neza. Buriya umuntu amahirwe ye ya mbere, kuko Imana irema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe mu ishusho yacu. Umuntu ajya kuremwa niyo Imana yashyizeho amakondisiyo, imushiraho ivuga uko agomba kuba ateye. Ijya kurema intama nawe yavuze ngo tureme intama igire ibyoya, igire amajanja, ijye ihe yaravuze ngo habeho inyamaswa zibaho. Yaravuze bibaho, itegetse birakomera. Ariko igeze ku muntu aravuga ngo atahembe mwitonde, Yesu ngwino mwuka nyegera, tureme umuntu ase natwe mu ishusho yacu, agira akamero nk'akacu. Umuntu niwe wenyine usa n'Imana. Ntabwo ihene isa n'Imana, ntabwo inkoko isa n'Imana, ntabwo imbeba isa n'Imana. Reka usa n'Imana wenyine ni umuntu. Rero imuha n'ubutware kuri bya bindi bidasa nayo. Imuha ubutware. Impamvu ubona n'ubu urabona dukoze ikiganiro twiyambariye nk'abavuye muri parike kubera ubukonje. Ubundi mu ijambo ry'Imana ugomba kuba uri sumati kamere, wambaye usa naryo. Ariko kuko ni ikiganiro ariko kinayobowe n'ijambo ry'Imana. Ntabwo yaravuze ngo agire ubutware bwo gutegeka ibyo byaremwe n'iki kirere
abashinzwe iteganyagihe kuko bafite ubutwari bahawe n'Imana nubwo babyize ariko babyize mu bwenge bahawe nayo bize ibyashizweho n'Imana bize ibyashizweho nayo nayibemerera kubimenya kuko ibibangiye hari n'ibihishwe bataramenya uzajya kumva ngo bavumbuye umugabane wa Amerika ngo nyuma ukise batari baramenye kuhari hari n'ibindi bihishwe batazi urumva bagishakashaka niyo mpamvu hakiri abashakashatsi niyo mpamvu bitwa abiteganya gihe ariko turabashimira aho bagejeje aho Imana ibagejeje kuko zuba mu minsi mike ryari rimaze kudutesha umutwe bakaduha ibyiringiro bati muhumure imbere gato turabireba neza nk'aho Imana yahaye ubutware bwo kumenya mu kirere nubwo tutakizi cyane nkayo nyiraco ariko mwiteganya mu byo duteganya mu byo yashoboye kuduha imvura izagwa sibyo imvura izagwa kandi kuko urabona ko imvura irimo iragwa n'uyu mwanya buzitunyagira turashima Imana yatanze imvura ariko turashima n'abashinzwe iteganyagihe bakomeje kuturema agatima bakaduha n'amakuru kugira ngo n'abahinga bahinge sibyo noneho imuha n'ubutware bwo kubitegeka buriya inka n'ihene n'ingoko ntabwo Imana ariyo yabyisiho inkoko inka nubwo ariyo yabiremye ariko byiswe izina n'umuntu kuko yari yamuhaye ubutware amenya ko ihene Imana yaremye yitwa ihene Imana ntiyamubwira ngo uribeshe iyo ni inkoko uko yabyise ni nako Imana yasanze ariko byakagombaga kwitwa kugeza n'ubu noneho rero ayo mahirwe yari afite yo kumera nkayo ndetse yo kumenya n'ibyo Imana yakoze akabyita izina Imana ntimugishe impaka ntabwo yakomeje kuyamanaginga neza ntabwo yakomeje ubwo butware ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitugahererwe ubwo buntu kubupfusha ubusa ubwo buntu yari yarahawe ntabwo yabuhagazemo neza ngo akomeze arinde ikibitsanyo akomeze ahagarare muri ibyo by'igiciro yagizwe byo Imana igiye babara iyo igiriye abantu neza aho kugira ngo bahe agaciro ibyo yabagize byo ahubwo bakifashisha ibyo yabagize byo kuyisuzugura igiye babara irababara kuko umuntu yari yahawe agaciro gakomeye gashaka no kungana nayo kuko ijambo ryayo riravuga ngo twari tugiye gusana kuba nkayo haburaho gato rero ayo mahirwe yayapfushije ubusa igihe yacumuraga muri Edeni hariya muri Edeni naho tujye tuhavugaho jya kumva ngo igiti ngo yariye ngo nuko yasambanye ngo n'umugore ntabwo ari byo Bibiliya itubwira ubusambanyi iyo iba yarasambanye Imana yari kubivuga yari kuvuga ngo yari yamuha ubwo se kwitubwira ibya Mariya na Yosefu ko yamubwiye kujyana Mariya mu rugo ariko ntamukoreho kugeza igihe Yesu azagira ate azavukira kandi Mariya amaze kubyara Yesu yabanye na Yosefu bisanzwe babyara n'abana ntabwo Imana yabibahaniye ntabwo kubana k'umugore n'umugabo ari icyaha ijambo ry'Imana rivuga ngo kuryamana kw'abashakanye kubahwe na bose n'Imana yemera ko umugabo n'umugore bashakanye babana nk'umugore n'umugabo bagahuza imibiri bakabyara abana bubaha Imana ntabwo ari icyaha Adamu yakoze na Eva ari uko basambanye ngo ririya tunda ngo barasambanye ngo ngaho ntiturivuga izina ibiti byose biri kwisubiza amazina kuriya umuntu ashobora kuba aremesheje inama undi akavuga ati mugende mu mutobere mumuteshe umutwe akaza umuntu ati oya bivuze atanabyumvise ari gahunda yo kugira ngo asenye ibiri gukorwa gusa ntabwo rero kiriya giti ari uko basambanye ahubwo nituna nk'uko Imana yabivuze kuko iyo biba ubusambanyi yari kubivuga ntaco Bibiliya yeretse kuvuga Isodomo bazize ubusambanyi bazize ubutinganyi bazize
ubusinzi, bazize ubugome, bazize urugomo. Bibiliya irabivuga. Abayisirayeli barasambanye, barya intonorano. Bibiliya irabivuga, Imana irabahana. Adamu na Eva rero amahirwe yabo bayivukije, bahabanije n'ibyo Imana yababujije gukora, barya kwitunda Imana yagize te yababujije. Ayo mahirwe rero bari bahawe, umuntu yari yahawe, yapfapfanye icyo gihe. Oya binarumvikana. Imana ibirukana muri Edeni. Umuntu yikururira gupfa. Reka dufashe abadukurikiye banabyumve neza. Abantu bava mu kiriya giti ngo nugusambana, ubwo none biriya biti byinshi Imana yabahaye ngo barye, baba ari abagore. Nyine reka abantu bajye babyumva neza. Buriya shitani ni umurwanyi, kandi ntabwo aba intego y'iki kiganiro cyacu ni ivugabutumwa ku isonga. Iri vugabutumwa ku isonga rero kuko ari ry'Imana ibonamo umunyago, ni naryo shitani arwanya kugira ngo Imana irihomberemo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo azayobya n'intore z'Imana niba bishoboka. Ntabwo rero ivugabutumwa shitani yaryemerera, kuko itaryemereye niryo riyihombye. Ivugabutumwa niryo rivana abantu mu byaha, niryo rivana abantu mu rumogi, niryo ryubaka ingo zisenyutse. Ivugabutumwa niryo rihuza. Hari aho navuye hamwe nakubwiye natembereye, nsanze rwose uwo nari nagiye gusura ni umufundi. Imirimo myinshi yari yakoze na maserikeye. Amwemwa yukora ibitanda, ugakora intebe, akora kuki wakoze amaserikeye ati none se nama tagize tugomba kuyakora. Ariko se buriya ukibaza utariko se koko uyu muntu we ndi yakungura. Ariko satani no se yambye ati mu gitondo zari zuzuye bamaze gutwara nk'umunani. Ariko mana koko biriya byose byazanwe n'amahirwe umuntu yamaze kugira ate gutakaza. Gusanga abantu bafite imirimo mu marimbi yacukuye, ugasanga iyo ugiye gushyingura usanga hari n'imva zindi zicukuye zinubatse bategereje abazazamo. Kibaza tese koko umuntu yakore buriya ntanifuza ngo nibapfe baze. None se watabikoza akora iki ko yavuze ngo azarya rushe mu miruho afite n'uwo gucukura aho barahamba abantu nawe urimo. Ntabwo wanamurenganya rero, kandi buratangamo n'icacumere abayungutse kandi anarasenga. Byumve ntabwo wamurenganya. Nuko muri ayo mahirwe ya mbere byatuzaniye kurya urushye, byatuzaniye kubyara urushe ku badamu, byatuzaniye cesarienne kubagwa, ntibyari kuzajya bibaho. Urumva buriya imbogo ntabwo yicaga abantu. Nakuriya bavangwirarira ngo ibuze umuntu ngikarira amaraso. Ntabwo ari amaraso komutera, ahubwo yo iyiraka imitsi yo mu mutwe iracika, noneho ya maraso akivanga n'amarira bikaba amaraso. Ni ukuvuga ngo imbogo ntabwo uriya burakari bwazanywe nariya mahirwe umuntu yaratakaje. Ibi biti byicana amashubi amahwa byameze kubera ibyo. Intare kugira ngo zirye abantu niki zararishaga, kandi bibiri tubwira ko na nyuma umwami amaze guhindura byose bishya, intare zongera irishye. Uku kubaye inka ngo mu mbakaboga ngo mu ngatire hariya, biriya byazanywe n'icyaha. Byazanywe n'icyaha, ntabwo ari amatungo kubagwa, wari umutako we. Kuko urebye no mu bimera mu byo turya hari ibyo ushobora kugereranya n'inyama binazirusha n'intungamubiri. Ariko kubera amahirwe yagize n'inyamaswa zabigendeyemo zirapfa, kandi byaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Ibi bigurube barya mutubenzi bigagera biti we nibyo iri gutabaza bitari ko turaziriki. Byaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Urumva vuga ngo shiraho agakoko, shiraho agakwavu, shiraho agaki, nako burya bakabaga gataka, ariko nahindura byose bishya. N'udukwavu tuzaba tubonye humure. Yesu rero we na tutagiyeho rusije cyangwa ngo dutandukire ikiganiro cyacu. Ni ukuvuga ngo Yohana we yabonye uburyo amahirwe ya kabiri yagize, kuko habaye ipiganwa.
ba rwiyemezamirimo bajya babona uburyo iyo hateguwe isoko hari dawo amabwiriza agenga iryo soko rizakorwa. Ni ukuvuga ngo rero buriya muri dawo haba harimo amabwiriza na kirisitu. hari ibyo tuyakwa ngo Yesu ni rwiyemezamirimo ngo haleluya ngo amena ngo asindi isoko ngo ryo kurengera abera. Ni ukuvuga ngo rero Yesu nawe abamarayika bagiye mu ipigano bahageze barebye muri dawo bati uzacungura uwo muntu uzatsindira iryo soko bazamukubita batemo iki bazamubamba imisumari kandi itari ya 15 urumva bazamukorera igita adashoboye bazamuhamba ati no gupfa birimo amarayika bati wapi Hosiyana yaririmye ngo mwijuru hose ntawabonetse ashakisha mwisi ntawabonetse ndetse n'ikuzimu ntawabonetse ubwo isoko ribura uwaritsindira ngo Yohana ararira ngo ariko yumva ijwi rivuga ngo wirira Yohana dore intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Niwe wenyine washoboye kongera kure mu buryo amahirwe ya kabiri umuntu ashobora kugira noneho ngo ibyabaye yongera rero ko yabona amahirwe. Noneho rero niho yaje mu isi ashakisha inzira zose aza mu isi. Wasize ubwiza warufite mu ijoro ava mu cyubahiro cye ava mu bwiza yemera kwambara kamero k'umuntu aza mu isi ahura n'imibabaro tutari buvuge Bibiliya itubwira ndetse abanditse Bibiliya bagiye bafata sampo. Yohana murumuna we buriya uyu Yohana wanditse byahishuwe yaravuze ngo ngira ngo ibyo Yesu yakoze byakwandikwa ibitabo ntibyakwira mu isi. Yakoze byinshi umuririmbyi yarimye ngo yakoze imirimo ntari kushobora njye umwana w'umuntu ntari gushobora. Urumva ko ari byinshi rero kugira ngo twihute tugere ku ntunduro y'ijambo nuko amaze kurwana bya bindi byose amaze gukora umurimo amaze kuvuga ubutumwa amaze kukiza abantu amaze guhumura impumyi amaze gukora ya mirimo n'ibitangaza byose ajya ku musaraba arapfa arahambwa azuka nesheje. Haleluya amaze kunesha rero kirekire kidutira dutengushe ariko turimutse ariko nta turakomeje ikiganiro ni cya kindi komeza umwanya ni wawe. Twari tugeze twavugaga nyine amaze kuzuka ntabwo twirengagije imirimo n'ibitangaza yakoze ahubwo no kugira ngo ducunguze uburyo umwete amaze kuzuka hari yafashe umwanya wo kubana n'abigishwa be mu gihe cy'iminsi igera muri 40. Iri jambo rero yarivuze ku munsi wa nyuma ubwo yaragiye gusubira mu ijuru bari ku musozi wa Elayono. Ati bo ndabagaya kutizera ndabagaya kwizera guke mwagize imirimo n'ibitangaza ibyo nagerageje gukora kugira ngo mumenye agaciro k'icyanzanye. Ariko nanone aravuga ngo ntabwo nabarenganya hari imbaraga mutari mwagahawe. Ni naho yanabiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzabagaho kumbamye kumuhamya i Yudaya ni Samariya ni Yerusalemu no kugeza ku mpera z'isi mujye mu mahanga yose. Niyo yababwira ijambo aravuga ngo mujye mu mahanga yose nta kindi mbatumye abantu mwese mwamenye ko hari ubuntu mwagiriwe mutari mukwiye kugirirwa mujye mu mahanga yose. Icya mbere misiyo cyangwa se icyo nifuza mukora mubwiriza baremwe bose ubutumwa
bwiza. Kandi ntimuzababwirize gusa ngo mubabwire ngo umunyabyaha azarimbuka, mukomeze musambane n'akazi kanyu. Oya, mubarangire n'insinzi, ubutumwa bwanyu bugere ku ntego. Mubwirize abantu ubutumwa bwiza, mubwire abantu uburyo ubutumwa bubohora, mubabwire uburyo kwakira agakiza ari amahirwe aruta ibyo umuntu yaba atunze byose. Dufite abari bafite ubutunzi nka ba Nikodemu, bariya ba Koroneliyo, bariya ba Dogiteri Luka, ntabwo bari abakene. Ntabwo ubutumwa bubwirwa abakene gusa, n'abakire badafite Kristo. Burya baba batunze iby'isi kandi bifite iherezo. Ariko ni byiza gutunga iby'isi, ariko ikiruta ugatunga Kristo. Kuko dufite abantu benshi bafite ubutunzi ariko barara barira. Dufite abantu benshi bafite amafaranga afatika ariko bayaburiyemo amahoro. Dufite abagabo n'abagore benshi bagenda mu modoka zihenze ariko usanga umwe abukwe undi akabukwe. Ugasanga icyo bashize imbere ni divorce. Ugasanga umwe avuga ati bo subira iwanyu, watsanze nguze nanjye. Ariko burya abo bakwiriye ubutumwa bwiza bw'umwami wacu. Bakavuga ngo amahoro Yesu aha abantu ntagira akagero, ntarondoreka. Ushobora gusanga umuntu yariyahuje ibiyobyabwenge, usanga umuntu yumva atanyoye ibiyobyabwenge atabaho. Kandi uretse no kuba ibiyobyabwenge bimwicira avenir, bimwicira ejo he hazaza, usanga no mu buzima bwe muganga avuga ngo iyo umuntu anyoye itabi aba afite ikibazo, aba afite amahirwe make yo kutarwara kanseri, aba afite amahirwe make yo kutarwara izindi ndwara zituruka ku itabi. Rero ubutumwa bwiza bukiza umubiri, bugakiza n'ubugingo, bukiza umuntu uyu munsi, bukazamukiza n'ejo hazaza. Urabyumva? Ubutumwa bwiza uretse no kuba buzajyana abantu mu ijuru, ariko buhana amahoro ababwakiriye. Ugasanga umugabo azi guha agaciro uwo bashakanye, ugasanga umugore azi kubaha umutwara Imana yamuhaye, ugasanga umwana azi kwiyubaha. Nubwo atagize, ugasanga umwana w'umusore yambara neza, n'umubonye mu nzira aravuga ngo uyu mwana wa kanaka yihesha agaciro, aritonda, ariyubaha, nta stress atera ababyeyi be. Uzi kugira ngo iwanyu bakubyare bavuga bati arutwa n'upfuye kwiga, kumugira niwe kibazo dufita. Ariko iyo yakiriye Kristo abigisubizo ku babyeyi. Urabyumva? Umugabo wakiriye Kristo abigisubizo ku bana be n'umugore we. Ubu ngubu turi mu itangira ry'amashuri, ubu umugabo wakiriye Kristo arazirikana ko n'abana bazajya kwiga, akabaza madamu we ngo madamu tubigenze gute kugira ngo umwana ajye kwiga kimwe n'abandi, menirivari ravahe, ese kuri twa dufaranga duke nasaguye wowe nta duke waba ufite ngo tugende twishyurire umwana agakiza. Rero ubu butumwa bwiza bw'umwami wacu nibwo buzima bwuzuye umuntu yakagombye kubaho. Iyo ubwiye umuntu rero ngo turashaka kukubwira ubutumwa, bate se ni bya bintu byanyu by'abarokore, ntamenye agaciro ko kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ntamenye agaciro, ntamenye ko Yesu abohora. Icya mbere cyo yaravuze ngo mbahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Abadayimoni nibo basenye. Ese marayika w'Imana yasenye urugo? Buriya umugabo ukubita umugore we aba anafite abadayimoni bo kurwana. Mbahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Iyo wakiriye agakiza rero umudayimoni wa mbere wirukana ni uwo kwikubitira umugore. No kwikubitira umubiri. Iyo wakiriye agakiza uri umudamu, umudayimoni wirukana wa mbere ugiraho ubutware nuwo agasuzuguro. Uvuga wa mudayimoni w'agasuzuguro, ndakwirukanye ntuzongere gutuma nsuzugura sheri. Iyo wakiriye agakiza uri umusore uravuga utumva wa mudayimoni wari ushaka kunshora mu biyobyabwenge ngo ntazabamenye, nakuvumbuye. Washaka kugira ngo umuze kuzaba dogiteri, nakumenye. Umudayimoni wa mbere agira no kuvuga ngo ndagabanya ubwibone, ahubwo ngera ikirenge mu cya papa nanjye nzayobora umurenge.
urumva mbahaye ntabwo ubutware yabaye ku badayimoni ari ubwo kuvuga ngo toka kitani mize ndikada mbahaye ubutware bwo kwiyubaha. Umudayimoni wo kwiyandagaza uzi kugira ngo umuntu afite umwana urangije nawe afite lisansi usanga ari kwihagarika mu muhanda. Iyo wakiriye agakiza rero ubutware bwa mbere ku badayimoni ugira nabo kugutesha agaciro kuvuti wa mudayimoni wo kutiyubaha bagomba kunyita papa ntuza ariko nanjye nkamenya ko ndi papa ntuza. Iyo wakiriye agakiza ntabwo wajya kuryamana n'umwana ubyaye futi uko numva umwana wanjye batamusambanya wa mudayimoni wo gushaka gusambanya abandi none niba wanjye bamusambanya nkababara kuko inge nasambanya uw'abandi. Rero Yesu yavuze ngo mbahaye ubutware abakijijwe mbese bemeye mbahaye ubutware bwo kunesha ibyo abandi babona batashobora. Ngese nta cumweru namara ndasambanya. Rero bakiriye ubutumwa bwiza abaha ubutware bwo kumara n'imyaka n'imyaka banyuzwe nabo bashaka. Rero aravuga ngo mujye mu mahanga yose mubwirize abaremwe mubabwire ngo hari ibyo mwagize kibitashoboka kandi muri Yesu bigira bishoboka. Mugende mubabwire ngo mwabana b'abasore hari ibyo mubona ari iby'abasaza kandi namwe ari byo bizabagira abagabo ejo hazaza. None umukobwa uryamana n'uwabonye wese wamugira umukazana ugiye kubaka urugo niyo wagere. Iyo wakiriye agakiza urabyumva yego uhabwa n'ubutware bwo kumenya ko uri umwari uri ku isoko ukeneye kuzareshwa na mwene kanaka akagutangaho inkwano. Uzi umwana wasabwe iwabo mu rugo ba nyirasenge bicaye n'imiryango yateranye bavuga bati rwose twafashe imisozi twaje mu muryango wanyu kugira ngo muduhe umusore wacu yakunze umukobwa wanyu. Abandi bati rwose muradukwa umukobwa wacu yitwa nzamukusha inka. Rero ubutumwa bwiza buhindura n'abari kuzaba abananiranye bakaba nzamukusha agasabwa agakobwa. Nabonye muri abakinnyi ba filime nyarwanda bacu muri Papa Sava abasore bakina mbese nk'abataye umuco bajya gusaba abasaza ubwo baravuga ngo Imana ngaba banuza ngumva mwana ngo mubwire bakavuga imvugo zerekana abasaza batari kosesha. Muri abanyarwanda muri abanyamahanga uwo muco ni uw'iwacu. Hari n'umuhanzi wabiririmbye ati mube musubiye iwanyu ariko agakiza kabwira n'umuntu ngo no kuvuga ikinyarwanda wiyubashye nako no gukizwa. Ntabwo agakiza ari ukwirwa urasenga ngo haleluya ngo duterize imirambararo ahubwo agakiza kanakorana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kakamenya ngo ese aho utuye bagufata bati ese umariye iki sosiyete urimo ese umariye iki umuryango uvukamo ese umariye iki abaturanyi bawe ubabaniye neza ese warwara wamufasha ese utari wishura mitiweli wamufasha byibura no kumwuruta Imana yampaye ubuzima bungana burya kubw'agakiza n'ubuntu Yesu yangiriye reka nkwishurira umwana mitiweli imwe niko gakiza. Ubwo butumwa rero Yesu yaravuze ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza. Dusoza ubutumwa bwiza buvugwa mu buryo butatu cyangwa bune. Ushobora kuvuga ubutumwa uvuze ijambo ry'Imana. Dusoma hanaha yemwe banyabyaha muzarimbuka nivuga butumwa ariko nibo umunyabyaha ubwiye ko azarimbuka murangire naho avuye mu byo arimo yajya umurangire namara kubivamo. Ese niba yari indayi yari mu mwuga w'uburayi kumaze wenda ni nabwo bwari bumutunze sibyo nubwo bwari bumutunze wenda yaratuye mu mujyi ababyeyi be wenda barapfuye asanga nta bundi buzima yaba uretse ubusambanyi ariko kuko ubusambanyi butarimo agakiza nturetse ngwino wakire Kristo nk'umwami n'umukiza ati none ngaho mbwira Kristo ndamwemeye none kari bwo bwari buntunze nzabahonde muri tariko
Imana yarinze amaboko yawe, irinda amaguru yawe, wakora n'ubuyede, kuko ibyo uri gukora nubwo ubibonamo nk'indamu ariko bifite n'ingaruka. Ariko nukora ubuyede, Yesu ejo azagufasha ube n'umufundi. Niba wakoreraga 2 cyangwa 3 mu buyede, mu bufundi uzakorera 5, 6 cyangwa 7, uzabaho igihe kirambye mu gihe wakabayeho mu gihe gitoya, kandi ukazahura n'ingaruka z'ibyo wakoze. Ubutumwa rero ni intego ya Kristo, ni nacyo cyamuzanye, kandi nawe yasigiye misiyo, yababwiye kuvuga ubutumwa. Bagomba kubuvuga mu magambo, bakabuvuga no mu bikorwa. Hari utabwiriza ubutumwa ariko imbuto wamwereye, waramufashije arwaye, kuko azavuga ngo nari ndwaye murangaburira, namuransura burito, nari nambaye ubusa muranyambika, nari nabuze icyo kurya murangaburira. Uturanye n'umuntu urwaye, wenda yabuze ubwishingizi mu kwivuza, weho aho kugira ngo byibura uvuga ubutumwa kandi uri umukirisitu, uri intumwa ya Yesu, warabatijwe usengera mu itorero runaka, aho kugira ngo byibura muri weekend nari kurira 50,000, kamfataho 10,000 mwishurira abantu 3. Sibyo? Urya 40 wishure abantu 3, ni 9,000. Ubwo uvuze ubutumwa, icyambere wa muntu azasigara avuga ngo kuko abinkoreye, kwenda si papa nubwo duturanye, si mubyara wanjye, none kuki yantekereje akagira. Nujya gusenga ukamurarika ngo uzaze tujya gusenga, ntabwo azabyanga, kuko wavugishije ubutumwa imirimo myiza. Ikindi, hari abavuga ubutumwa bandika, agakora udutabo, akandika inkuru z'ibyabaye, umuntu wari mu bibazo, agasenga, Imana ikamutabara. Rira nivuga butumwa. Ariko kwizera kujyane n'imirimo mwivuga butumwa. Imirimo iravuga cyane, kuko turi ivuga butumwa ku isonga. Tuvuga ubutumwa, tubwiriza abantu, ariko tunakora ibikorwa bikwiranye n'ivuga butumwa. Sibyo? Niba ukuye umwana ku muhanda, umwereke ko yize, yazabamwe umuntu. Ntumukure ku muhanda gusa ngo ngwino tugusengere, ngo pfukama tugusengere, ngo twirukane abazimu b'urumogi wanyoye. Oya, abazimu b'urumogi yanyoye musengere, ariko mwibutse ko hari n'ikigo cy'amashuri ashobora kugenda akiga, akazagira ubuzima butuma atazasubira aho yabaga. Rero ivuga butumwa tugomba kubwira abantu Kristo, tukababwira ibyiza byo kumumenya, tukababwira ibyiza byo kwakira Kristo, kuko bizana amahoro ku bamwakiriye. Tukababwira kandi ko na hirya y'ubu buzima hari ubundi, kuko ngo arangije arazamurwa yicara iburyo bwa se. Yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo aho ndi namwe muzabe. Niba yicaye iburyo bwa se, n'abamwizeye bagakora imirimo myiza, bagavuga ubutumwa, bagashira izina ry'imbere, nukuri bazicara uburyo bw'Imana isumba byose. Ndumva twasoreza. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye. Wenda wagiye ubigarukaho, kandi nawe wakomeje gukurikira kino kiganiro, dukeneye comment zawe. Gira icyo uvugaho mu by'ukuri, ubona ari ibihe biki nk'abakristo tugomba gushira ku isonga. Nani vuga butumwa. Vuga butumwa rero nkuko bagiye bivuga mu buryo bugiye butandukanye, aho uri hose hakora ivuga butumwa. Mu rugo iwawe, hirya no hino, mu buryo bugiye butandukanye, waba ukora ivugabutumwa uvuze, wakoresha ivugabutumwa ukoresheje ibikorwa, no gushyigikira umurimo w'Imana nabwo abo uri mu ivugabutumwa nanone. Gushyigikira abavugabutumwa nabyo ubukoze ivugabutumwa nanone cyane rwose. Rero murakoze, turabashimiye. Wenda wagira icyo ubwira abantu nk'inama. Bon, nshimira abantu bakiriye Kristo umwami n'umukiza. Sibyo? Mbashimira, mbabwira ngo courage, bari mu murimo w'umwami, badacibwa intege n'ibyo bumva ndetse n'ibyo babona, kuko ivugabutumwa rigira inkomyi nyinshi, kuko ivugabutumwa ryabonetsemo cyangwa se ririmo n'izindi ndamu.
zitari ugushakira abantu kuri Kristo gusa, zishobora no umuntu akaba yakwitwaza ivugabutumwa kugira ngo yambure, kugira ngo abone uko ajyana umuntu mu ngeso mbi. Afite ashobora kuvuga, tuzi abavugabutumwa bamwe batwikiye n'abantu mu mazu ngo bari kubohereza mu ijuru. Nabo wabyumvishe mu bihugu bimwe duturanye, urabyumva. Dufite abavugabutumwa benshi bakorera ibyaha abo bakagombye kubwira ubwo butumwa no kubarangira inzira y'uwo Yesu bababwiye. Ariko ababikora neza kuko umwami abishaka bazagororerwa. Uretse no kuzagororerwa Yesu agarutse, bakiri no mu isi bazahabwa n'ibyiza. Nanone nkaba nagushimira, murakoze. Mbambanyayo TV turabashimiye kuko namwe nivuga butumwa. Ntabwo iki kiganiro ari cya Semajeri, ntabwo ari cya Diregiteri w'Imamba TV, no. Iki kiganiro ni icy'abakozi b'Imana bose bashaka kuvuga ubutumwa cyangwa se guhindurwa n'ubutumwa. Ubutumwa ni inzira imwe rukumbi, irimo amahoro, irimo agakiza, irimo ubugingo buhoraho, irimo ibyiringiro by'uyu munsi n'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Uribuka ubwo yaravuze ngo yemwe abaruhe n'abaremerewe, nta kindi cyabaruhura uretse agakiza k'umwami wacu Yesu. Kristo niwe karuhura. Umukecuru yararemye ngo Yesu ni byose kumufite, urushe wese niwe agana. Izina twamuhaye ni ryiza, Yesu niwe karuhura. Nashishikariza bene data, nashishikariza abatwumva n'abazatwumva ko icyaba cyiza, ni byiza ko dukora, ariko ni na byiza ko twakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko ibyo twifuza, umuririmbyi yararimbye ngo imbere ye niho hari byose twifuza. Ibyo twifuza, ibyo dukeneye, amahoro, abana beza, abadamu beza, abatware beza, ingo nziza, urumva, kugubwa neza, aho biri ni muri Kristo. Niwakira Kristo rero nk'umwami n'umukiza, kubw'ijambo rye uzaburekipeye n'ibindi wabona utari buzabona. Izina rya Yesu. Amen. Wasenga Imana. Reka dusenge. Imana data wa twese, ujya kujya mu ijuru, ntabwo wagiye gusa nubwo ari wahuye n'ibibazo byo gukubitwa, byo kubambwa, byo gupfa no guhambwa, ariko umaze kuzuka ntabwo byagucogoje ngo uvuge ngo ntabwo nongera kuvuga, kuko wari wahawe ubutware. Nuko natwe waravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo. Rero misiyo wasigiye abigishwa bawe, waravuze ngo mujye mu mahanga yose, mubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza. Abazemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Data ni nacyo dushakaho, dore ko wavuze ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Niko umugaragu wa Daniyeli yavuze, kandi nawe ntiyabivuze gusa, ahubwo umwuka we wari muri we niwe wamwemeje ko abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Rero ushaka abakiranutsi, kandi abakiranutsi ntibazibwira. Urashaka ko abo wagiriye neza tuvuga ineza yawe. Urashaka abo wagiriye neza tubwira abandi kugira neza. Urashaka abo wagiriye neza tubwira abandi kuri karuhura. Ukiza indwara, ukiza agahinda, n'abagiye kwiyahura ujya ubagaruramo umutima w'ubumuntu, ukababwira ko nta joro ridacya. Urakoze Mana kubw'ijambo ryawe, dushoboze kukuvugira, dushoboze Mwami, dushire ijambo ryawe imbere, nawe uzatugirira neza mu izina rya Yesu. Amen.